ubukene, ubuhemu, ishyari n'indwara. Izi ni zimwe mu nzitizi z'iterambere. Reka twongere tubasuhuze tubahe ikaze mu kiganiro Inzitizi. Ni ikiganiro mugiye kujya mukurikira ku masera agiye atandukanye. Tuba turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye. Ngiye nkaba nti David Hategekimana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'ubuhemu. Ngira ngo mu kiganiro Inzitizi ingingo 5 twaragiye tuzibabwira. Ingingo ya mbere ni ubukene, ya kabiri ni ubuhemu, iya gatatu ni ishyari, iya kane ni indwara, iya gatanu ni ibiyobyabwenge. Muri iki kiganiro rero tugiye kuza tugana kuri ingingo y'ubuhemu. Turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye. Reka baze bongere babibutse amazina yabo. Urakoze cyane nye nkuko bisanzwe ni biraboneye muri kumwe kandi tuzatuganira nyine ku ngingo nkuko mugenzi wacu yaramaze kubibabwira: ubukene, ubuhemu, ishyari, indwara ndetse n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Twanabihaye buri izina la théorie des 5 méfaits de la société normale. Nukuvuga ni nk'ihame ku bintu bitanu bikoze nk'inzitizi cyangwa se nk'ibibangamira umuryango w'abantu bikarwanya iterambere. Ariko ntabwo ari ukubyerekana gusa, ahubwo buriya n'ibisubizo tugiye tubifite. Tuzatwerekana inzitizi ariko twerekana n'igisubizo cyangwa se n'uburyo inzitizi twabasha kuyitsinda. Uyu munsi rero twari buganire ku buhemu. Uwo ni biraboneye Ildefonse. Reka twakire na mugenzi wacu nawe akomeza twibwira. Nitwa Uwimana Saverine, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Saverine rero nawe murumva ko arahabaye. Ngira ngo bwana Ildefonse wakomeza kutubwira ese ubuhemu ni gute bubasha kuba inzitizi mu iterambere ry'umuryango nyarwanda muri rusange? Urakoze cyane rero. Ubuhemu nanahereye aho twacumbikiye ubushize tuvuga ku bukene, ariko cyane cyane bwo mu bitekerezo. Buriya n'ubuhemu bufitanye isano n'ubukene bwo mu bitekerezo, kuko mugenzi wacu yakomeje ku kintu cyitwa imikoranire. Abantu bakorana basabwa kudahemukirana kugira ngo babone uko intego bihaye bazigeraho. Ariko iyo hajemo kureba hafi, iyo hajemo kureba inyungu z'ako kanya, iyo hajemo kureba inyungu zo muri preza, tuvuga hari ikintu mwari muhuriyemo ariko habayemo ushatse gusarura ako kanya ameze nk'usarura batabibi cyangwa atarabiba, ko burya mu buzima habamo igihe cyo kubiba, hakamo n'igihe cyo gusarura. Na Bibiliya niko tubwira. No mu bisanzwe iyo wateye imyaka haba igihe izasarurirwa. Iyo ushatse gusarura rero vuba, iyo ushatse gusarura vuba, icyo gihe ubwo buryo bwo kureba hafi, ubwo n'ubukene bwo mu bitekerezo bukubyarira ubuhemu. Rero bushobora gutuma ukorakora, bushobora gutuma utwara icya mugenzi wawe mu buryo butari bwemewe, bushobora kugutera ibyago bitandukanye. No kuvuga urebye nk'ukuntu isi imeze, David hambere aha umuntu yabagaho ukaba ari ugomba kwishakira ibigutunga. Wamara gushaka ibigutunga warwara, ko rero ujye kwivugutira umuti mu ishyamba, wakenera kumesa ko rero wimesera. Ariko kugeza ubu ushobora kuba uri gukora ibiganiro nko gutya, hakaba hari umufarumasi hariya wahanyura akaguha umuti, wagira mu ugasanga hari umuntu wagutekeye. Ubu twinjiye muri systeme y'imikoranire ku buryo isaba nanone no kubana abantu badahemukirana. Urumva ko bino biganiro n'uruhererekane bigira ufatanye. Ubukene bw'umutekerezo bushobora gukurura ubuhemu bishingiye ku kureba hafi. Ngira ngo murabyumvise ibyo Ildefonse agiye atubwira. Ndetse ubuhemu ni ikintu kigoye cyane muri societe muri rusange, kuko niba ushaka gutera imbere nk'uko abantu bagenda bakorera hamwe, ngira ngo na leta yacu, leta y'ubumwe, igenda tubwira ko tugomba gutera imbere dukoreye hamwe, duhuje imbaraga, ibitekerezo byawe ukabizana, ibyanjye ubushobozi nkabuzana, tubashyira hamwe kugira dutere imbere. Igihe rero turi gukorana turi kumwe, warangiza wowe ugashaka ko ibyo twakoze ubitwara bikaba ibyawe, cyangwa se ukaza guhemukira bagenzi bawe mukorana, icyo gihe bizagutera ubukene, kuko bizakuviramo nuko bakujyana no mu nkiko. Kandi igihe cyose wageze mu nkiko, menya ngo ubukene bwakwatatse igihe cyose uzaba ugeze aho ngaho, bitewe nuko hari abandi bantu mukorana washatse guhemukira. Saverine, wowe watubwira ese ubuhemu ni gute bubasha kuba inzitizi mu iterambere? Murakoze cyane, numvise byinshi mwabivuze. Ariko ubuhemu ni inzitizi y'iterambere, kubera yuko urumva nyine uhemukiye umuntu ntago mwongera kubana neza. Kandi nabonye akenshi ubuhemu buterwa no kwikunda. Umuntu akumva yikunze cyane, agashaka ko ibintu byose biba ari ibye, noneho wabona n'ibyo abandi ugashaka kubitwara. Wabona icyo undi mugenzi wawe afite ukumva cyagombye kuba icyawe. Ubwo rero icyo gihe iyo ushatse kubyikururaho byose no gushaka ko abandi batagira icyo batunga, niho kenshi usanga urimo guhemuka. Ugahemuka, umuntu yaguha amafaranga ukumva kuyamusubiza bikubanya ikibazo. Umuntu yaguha ikintu cyangwa gutije ikintu ukumva ntushaka kukimusubiza. Mu by'ukuri rero bikomeje kugenda bikorera abantu kenshi, umuntu aguha ikintu ntukimusubize, cyangwa umuntu yakuguriza amafaranga ntuyamusubize, ukagenda mbe guhemukira abandi gutyo, byanga bikunda hari igihe abandi batazagufasha. Ntago bazagufasha kuko bazakumenya kuri umuntu uhemuka,
icyo gihe rero urumva ntabwo uzongera kubana n'abandi neza. Ibyo rero bihita bigusunikira mu bukene, ugasanga ubuzima bwawe bubaye ubw'ubukene no kwigunga. Ndumva ari cyo nabivuga. Ikindi kintu twakongeraho bwana Ildefonse, bibaye bihemu cyangwa se abantu bose, abantu mwakuranye batikanaka ni umuhemu, nabo byagenze gucya twakoranye biyampemukira muri ubu buryo bugiye butandukanye, icyo gihe bigukurura mu bukene bukomeye, kuko abantu bose bagenda bagutakariza icyizere. Niba hari ikintu gituma umuntu asubira inyuma cyane, ni ukuba umuhemu, kuko ibaze igihe uri muri sosiyete ukaba nta muntu n'umwe ubasha kugirira icyizere. Ugomba guhagarara kuko abantu bakwizera. Umuntu akaba yakwizera akaguha 20,000, ukagenda ukabicuruza inyanya, akaguha 5,000, ukagenda ukagira icyo ubikoresha, ariko igihe cyose ubaye umuhemu ku muntu umwe, icyo gihe bizagenda bikwiriye hirya no hino, abantu bose bagutakaza icyizere, ube nta muntu n'umwe ukibasha kuba wagira ikintu na kimwe yagufasha. Ildefonse ngira ngo nawe hari wagira ikindi kintu wakongeraho. Nuko bimeze, ntekereza yuko ubuhemu ni inzitizi z'iterambere, atari no kuri wa wahemutse. Ubuhemu ni inzitizi z'iterambere duhereye ku muryango we. Wa muntu wahemutse kenshi ntigira ku muryango we, kuko abantu badashobora gukomeza kwizera umuryango we. Ariko dufatiye nk'urugero nko ku bundi buhemu, hari abantu bambura amabanki. Banki ikugurisha amafaranga kandi menshi, cyangwa se uko yangana kose. Ayo mafaranga ari yakugurije kugira ngo nawe nuyishyura iyagurize n'undi mugenzi wawe. Igihe rero bakugurisha amafaranga ukayakoresha nabi, cyangwa se ntiwishyure ugahemuka, icyo gihe ubuciyemo kabiri uruziga rw'iterambere, kuko iterambere dufite rikozwe mu buryo bw'uruziga. Yewe nta nubwo ari uruziga rufatiye ku gihugu gusa, ubu rwabaye uruziga rw'isi. Igihe rero hari inkunga, tuvuga inkunga ivuye mu gihugu kimwe igiye mu kindi gihugu, amafaranga nawe avuye ku gihugu ageze mu mabanki, aje kugezeho, urangije urayikubiye ntiwishyuye, icyo gihe rwa ruziga rw'iterambere uba urimo kugenda uruca. Ni ukuvuga ngo ubuhemu ni inzitizi z'iterambere, kubera ko dushingiye kuri izo ngingo, niba hari amafaranga yarakugeze mu ntoki uguma nawe kwishyura kugira ngo agere no ku wundi, icyo gihe uri kuzitira iterambere. Ubuhemu ni inzitizi z'iterambere kuri ba bantu bakoranye. Wenda urizewe, ubaye umuyobozi w'ikigo ahantu, ibintu byose byari biri muri icyo kigo urabihinduye, utangiye gupirata produit, serivisi zari zihari urazihinduye mu bundi buryo budahwanye n'umurongo wari warashyizweho, kandi hari amasezerano mwagiranye nawe warayemeye ukanayasinyira. Icyo gihe rero iyo yahinduye, ubuhemu ni inzitizi z'iterambere. Igihe bikujyanye mu nkiko, hari amafaranga azabigenderaho, hari umwanya uzatakara, umuryango wawe uzata umwanya ukugemurira, yewe naho ngaho ufungiye hari ibikugenderaho igihugu gitanga kugira ngo ubuzima bwawe wenda bukomeze bubeho. Icyo gihe rero biri kuzitiritira muri amafaranga akaba yadakoreshwa. Mbese ni uruhererekane runini rwa ruziga rw'iterambere wowe uri kurucamo, ahubwo uzana inzitizi nyine. Ni ukuvuga ngo ni ugusenya iterambere, ahubwo wowe uri mu ruziga rw'inzitizi. Nicyo navuga. Ngira ngo murimo murabyumva, burya nuba umuhemu ubwawe uri wenyine uba umuhemu uri umwe, ariko ntabwo uzaba wihemukiye wenyine, uzaba uhemukiye umuryango mugari muri rusange, duhere no kuri famille yawe ubwawe. Reba wagiye mu ishyirahamwe runaka cyangwa se muri koperative runaka, wowe bakugize comptable, bakugize secrétaire, barangiza ya mabanga yose yishyirahamwe, aho kugira ngo uyabike nkuko wakayabitse ukagenda wanyanyagiza hirya no hino, ba bantu ntabwo uzaba wabaniye, yewe nawe ntabwo uzaba wibaniye. Ese umutungo w'ikigo uyoboye, ese umutungo abantu bakugira icyizere bakagushinga inshingano zawe, warangiza aho kugira ngo za nshingano zikorera aho ngaho mu ishyirahamwe cyangwa se muri koperative, wowe ukagenda ukazikoresha ibyawe bwite. Ndakubwiza ukuri ko aho ngaho uzaba ubaye bihemu, ntabwo bizatuma ari wowe wenyine uba umukene, bizatuma n'abandi muri rusange baba bakene, kuko ibyo mwagakoreye hamwe mwese wabyikubiyeho. Umaze kubabera umuhemu rero, bakujyanye muri leta, bakujyanye mu nkiko, bya bindi wirukanye uzabibura. Numara kubibura uba umukene urenze no kuba abandi bakene, kuko n'ibyo waragezeho bizarangira wishyura. Ugasanga n'ahandi bagera bagateza inzu yawe, n'ahandi bagateza isambu yawe, ugasanga umuryango wawe muri make urandagaye kubera ubuhemu bwawe. Saverina, reka nawe tubwire se ni nama ki wagira abantu bumva barya ibyo batakoreye cyangwa se bumva bahemukira abandi? Urakoze cyane. Erega mu by'ukuri ukuntu isi iremye, umuntu wese agenda ashingira ku wundi. Nta muntu uri kamara, nta muntu ushobora kubaho wenyine. Niyo mpamvu nyine inama nagira abantu bahemuka, babihemukiye, bahemukiye n'imiryango yabo, kandi mu by'ukuri banahemukiye sosiyete dutuyemo. Rero ni byiza yuko umuntu agerageza akabana bagenzi be neza, kugira ngo abeho neza, umuryango ubeho neza, ndetse n'aho atuye habeho neza. Nuko tugerageza kudahemukira abandi, kuko iyo uhemukiye abandi uwo wangije rwa ruziga twahoze tuvuga. Buri muntu wese abaho neza ari uko abanye n'abandi neza, kandi iyo abantu bose babanye neza guhemukirana kuriho, nibwo iterambere ryihuta. Iterambere kugira ngo ryihute nuko tubana n'abandi kandi tukabana mu mahoro, twirinda kugira abo tugenda duhemukira.
Ildefonse inama wagira ba bantu bumva ko barya iby'abandi, ba bantu barya ibyo batakoreye, ba bantu baba indi manganya, ni iyihe kugira ngo umuryango nyarwanda, umuryango muri rusange ubashe gutera imbere? Urakoze cyane David, nk'uko na mugenzi wacu abivuze, ndetse nk'uko ingingo y'ubushize twari turiho yavuga ku bukene bwo mu bitekerezo. Yewe ni ukwiga kumva ibintu neza, n'ibihamya biratuzengurutse. Hari igicu kinini cy'abahamya dufite cyerekana yuko umuntu wahemutse nta nyungu avanamo. Turabafite abo tuzi bahemutse, inyungu bavanyemo turazireba, hanyuma nabo tuzi nabo bakomeye ku bunyangamugayo nk'uko umugenzi wacu yarabivuze, nabo turababona. Cyo tugira abakarani, umuntu akaba ari umukarani, ariko kubera ko muri quartier yizewe, umucuruzi agafata miliyoni nk'eshanu akazimuha, atagenda akamuha ikimoto cyangwa cya kirifana, atagenda ndangurire akaziheza umukarani, akagenda agapakira bya bintu akabizana. Bituma rero aho hantu hose ubushatse wese kujya kurangura niwe yohereza, kuko arabizi yuko atakora iryo kosa. Yewe uwo mwana agiye akanayabura, akaza akamubwira ko yayabuze, biraba bizwi yuko yayabuze, kuko ko hari uwayamuriganije cyangwa se ko yayibwe, ariko bizwi yuko atahemuka. Ariko niba wowe uri wa muntu bizwi yuko niba abantu banicaye ahantu, wowe nawe ukabuhicaye, biruse ko n'amatelefone yabo bahita bayabika, ko bari buhita bavuga bati tuba tugiye gusohoka hanze twaze dukingeho, biragoye ko wazatera imbere. Hari umuhanga uvuga ngo manque de savoir détruire la vie, nko kuvuga ngo kubura ubumenyi cyangwa se kutamenya bisenya ubuzima. Ubwo uvuga ko no kumenya nabyo byubaka ubuzima. Ni byiza rero mu rwo bujyanama, mu rwo rwo kurwanya inzitizi z'iterambere, icyizere no kubanza kumenya icyo ari cyo, ariko no kubaka imikoranire inoze nabyo ni byiza. Abantu bagiye kubaka imikoranire, ese nayahe mategeko agomba kugenga abo bantu, ese nayahe masezerano agomba kubigenga, ese ibyo bintu byose iyo babinogeshe ku buryo bukwiriye, bituma yatsinzira abantu buze kuzitira iterambere ryabo atabona aho yinjirira. Nkuko turimo tugenda tuganira kuri ingingo y'inzitizi, ni ikiganiro n'inzitizi irimo ingingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi twaje ku buhemu, twabonye ibintu bigiye bitandukanye, bigaragara neza ko igihe cyose wowe ubwawe wigize bihemu, byanjye bikunde uzatera inyuma, byanjye bikunde nawe umukorana ndetse n'abagukomokaho uzatuma batera inyuma, kuko uzaba witakarije icyizere. Reka rero dukomeze tubabwire ko ikiganiro cyo ni inzitizi ndetse ni n'akagaruka. Iminota ntabwo ikomeje kudukundira, ariko turimo dusoza bwana Ildefonse na mugenzi wacu Saverine, turagira ngo tubwire abantu, ese ni gute umuntu yabasha guhangana no kwikuraho ikintu cyitwa ubuhemu? Ni gute baraba bigize babihemu babasha noneho kuba bahinduka bakava mu buhemu kugira ngo babashe gutera imbere? No guhindura ikigare, no guhindura societe. Iyo ubana n'abantu babi uba mubi. Ndashoje. Ildefonse ati naho ngaho nsoreje, byange bikunde cyo ni ukuri guhamye. Niba ushaka guhinduka, ugomba kureka n'abandi mugendana mu kigare kitagira icyo kimaze. Saverine, wowe inama wabagira kugira ngo babashe kuva mu buhemu baze batera imbere ni iyihe? Ngiye icyo navuga kuri icyo, ibintu byose muri iyi si ni amahitamo. Niba uhitamo gutera imbere uzatera imbere, kandi ugomba kubana n'abandi neza. Niba ushaka kuzajya nyine ubabihemu, ugashaka gukubita no kuba umukene, ushaka kuba umukire uyu munsi kubera ko wahemutse ukiba ikintu, ariko nyuma bakazakigufata nawe bakagufunga bakakugirira nabi. Rero mu by'ukuri iyi si ni amahitamo. Ushaka kubaho neza ureka guhemukira abandi, ushaka kubaho nabi uzabahemukira, nyine ubigiremo ingaruka. Rero ni byiza kudahemuka kugira ngo ubane n'abandi neza. Murakoze cyane rero, reka dusubikira ngaha tubibutsa ko ikiganiro ni inzitizi. Uyu munsi twibanze ku ngingo y'ubuhemu. Mwagiye mubyumva, abatumwa bagiye badusobanurira buryo ki tubasha kureka kuba babihemu niba dushaka gutera imbere. Ngira ngo abadukurikiye mwese nta n'umushaka gutera inyuma, nta n'umushaka gukena, twese dushaka kugera ku bukire. Mureke rero muhinduke, maze intekerezo mwari mufite zo kuba niba wari wagambiriye kugira uwahemukira uyu munsi, reka uyu munsi nyuma uhemutseho kugira ngo utere imbere, ufashe umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango wawe muri rusange gutera imbere. Ikiganiro cyo nakagaruka, reka tube dusubikiye aha ngaha kandi turabashimiye. Murakoze.